Yes, reka namwe gusuzikanwa n'ikaze umukunzi wacu dahima kudukurikira umunsi ku munsi. Reka mbwire ngo uri agaciro cyane kuba wamaze gukanda subscribe, ngutse ko nawe utarabikora kubikora akanya kugira ngo buri gihe cyo dushyize inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kuba kibona mu wa mbere, ndetse turusheho no kujya tubona gatanu kuri gatanu, by'umwihariko ni makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka ahangaha kuri KJL TV. None rero ngari twe ibintu duteze umwe muto cyane turebere hamwe aya makuru akomeje kugenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'akababaro rwose, ni inkuru itari nziza habe na gato mu matwi y'abanyarwanda, by'umwihariko ni inkuru yumvikanye itari nziza habe na gato, ni inkuru y'urupfu rw'abanyeshuri. Rwose ngiye kukubwira umubare, abangaba ni abanyeshuri bari bakiri bato cyane, b'abanyeshuri rwose bari bakiri kwiga muri ya mashuri mato cyane, ya mashuri abanza, b'abanyeshuri rwose bigaga kuri bya bigo byiza, ni b'abanyeshuri rwose bapfuye mu buryo butunguranye, cyangwa se bitabye Imana mu buryo butunguranye, nyuma y'uko rwose bari bagiye mu cyo twise nka kampu, nyuma y'uko aba banyeshuri rwose ari abanyeshuri bigaga muri cya kigo bita Wisdom. Tubuze kuza kuba tugarukaho abanyeshuri bapfuye gute rero, nyuma y'uko rwose impanuka ikomeye cyane, n'impanuka ikomeye cyane yateye ikibazo gikomeye cyane, ndetse rwose ititiza n'ababyeyi bagiye batandukanye, by'umwihariko bitewe n'uburyo iyi mpanuka yabayemo haje kuba ikibazo gikomeye cyane. By'umwihariko rero ibi byabereye hehe, ni byinshi tugiye kuza kuba dukomozaho muri iyi nkuru. Rwose ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru itari kumvikana neza mu matwi y'abanyarwanda, bitewe n'uko rwose bamwe mu banyeshuri baguye muri iyi mpanuka bari abanyeshuri benshi cyane, ndetse rwose icyateye ubwoba ndetse icyateye n'akajagari cyangwa se n'impagarara zitandukanye, nuko aba banyeshuri rwose mu gupfa kwabo hagiye hibazwa byinshi bigiye bitandukanye, haba ku mushoferi wari ubatwaye, haba mu byo bari bagiyemo, ndetse rwose no muri byinshi bigiye bitandukanye. Ikigo cyabazwa cyangwa se cyari kirimo kubarira cyangwa se cyarimo kuba cyabakurikirana gatatu kuri gatanu, byinshi ugiye kurebera hamwe kuri iyi nkuru rero y'incamugongo, inkuru iteye agahinda, by'umwihariko ikomeje kugenda isakara henshi hagiye hatandukanye, bitewe n'uru rupfu rutunguranye rw'abanyeshuri tugiye kuza kuba tugarukaho, by'umwihariko dore ko rwose harimo abana bato cyane abo mu myaka 5, imyaka 7, ndetse rwose n'abari mu myaka 10 na 10, nabyo tugiye kuza kuba tubikomoza gatatu kuri gatanu, by'umwihariko bitambutse ahangaha kuri KJL TV. Ho nakindi gusaba usibye gukanda subscribe nyaboneka, kugira ngo uko dushyize inkuru cyangwa se ikiganiro none ubashe kuba wakibona mu wa mbere, ndetse turusheho no kujya tubona gatatu kuri gatanu, by'umwihariko ni makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tuba turi gutambutse ahangaha kuri KJL TV. Ngubutsa ko rwose warangije gukanda subscribe, nta kindi kintu ubusigaje usibye gutanga igitekerezo cyawe cyangwa se icyo twakwita nka comment, kugira ngo tujye dukomeza kugenda twibanira gatatu kuri gatanu muri byinshi bigiye bitandukanye tuba dutambutse ahangaha kuri KJL TV, dore ko ari we muyoboro mugari wasanga w'amakuru, y'amakuru aba yizewe, y'amakuru aba yagizwe ibanga, y'amakuru uba utasanga ahandi muri rusange. Byose niba wangije kubikora, kamubwire ngo mwikaze kuri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, amakuru yacu rwose reka tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ni mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu, habariyemo impanuka ikomeye cyane, by'umwihariko ni impanuka yateye icyugazi gikomeye cyane, ndetse rwose impanuka byarangiye rwose itumye benshi bahasiga ubuzima. Byagiye gute rero? Byabaye ibi byose byabaye kuri uyu umunsi wo kuri uyu wa gatatu, rwose aho ni tariki ya 27 kwezi kwa 11 2021, ni ubwo rwose imodoka yari itwaye abanyeshuri bavanye ku kigo cya Wisdom, nubwo iyi mpanuka rwose yabaye rwose ititiza byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko nyuma y'uko ikibazo cyari kimaze kuba cyabamo ari ikibazo cy'imodokari yabuze yacitse feri, nguko rwose byakomeje kugenda bitangazwa, ndetse rwose mu mucika feri birangira rwose n'ubundi ikoze impanuka. Nk'uko impanuka rero nibyo tugiye kuza kuba dukomozaho, twagerageje kuhigera, ndetse rwose tuhatera icyumvirizo, bitewe n'uko rwose impanuka yari ikomeye cyane, nyuma y'uko rwose ibyabaye abantu bose batabyitegaga. Ubwo rero impanuka yari imaze kuba yaba, polisi zagerageje kuhagera, ndetse rwose zigerageza gukora icyo twakwita nka investigation. Bagiye kureba rero basanga rwose icyateye impanuka ari umuvuduko mwinshi, cyangwa se ari ukubura feri ku iyo modoka, byatumye n'ubundi imodokari ihita ikora impanuka. Ubwo rero shoferi ngo yagerageza kuba yayishakira uko n'ubundi ayihagarika, bitewe n'umuvuduko mwinshi wari uriho, ndetse rwose n'abana batangiye kuba bagira ubwoba, nibyo byatumye n'ubundi
akora ibishoboka byose, nibyo byatumye akora ibishoboka byose ngo arebe ko yayigongesha igipangu cy'umuturage kugira ngo wenda arebe ko umuvuduko ushobora kuba wahagarara cyangwa se umuvuduko ushobora kuba wagenda ugabanyuka muri rusange. Ibyo nibyo byatumye rero n'ubundi aza kuba agonga igikuta cyangwa se urupangu rw'inzu, birangira rero imodokari n'ubundi ariho ayinjiye. Mu kwinjiramo rero ntago yigeze igabanya umufumba, dore ko rwose imodokari yakomeje kugenda yinjiramo, n'ubundi yinjiramo irangije ifata n'inzu irenga urupangu, ifata inzu. Mu gufata inzu rero nibwo yinjiye muri saro. Mu kwinjira muri saro ubwo byarangiye rwose ibintu bibaye amayobera, byabaye amayobera mu buryo budasanzwe, nyuma y'uko rwose imodokari bayigongeshije urupangu. Urwo rupangu rwari rusa nkaho rukomeye cyane, ndetse bikarangira yinjiye ni kwasiteri. Ni imodoka rwose, iyi modokari bari barimo ubona ko ari ibintu byari ibiteye urujijo rukomeye cyane, ndetse rwose biteye n'imyidugararo cyangwa se imidugararo cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko kuri ibi ngibi polisi ihora yiyama mu muhanda ibwira abashoferi yuko bashobora kuba bakomeza kugenda n'ubundi barebye ko imodokari zabo zimeze neza, cyangwa se bakareba ko imodokari zabo ziri ku murongo, haba mu buryo bwo gutwara abantu, haba mu buryo bwo kuzitwara, ndetse rwose no mu buryo bazigendamo by'umwihariko, dore ko polisi y'u Rwanda ikomeza kugenda ibibashishikariza. Ibi rero byose aya makosa yose yashinzwe shoferi, nyuma y'uko rwose atari yagenzuye ikinyabiziga cye cyangwa se ikinyabiziga atwara, by'umwihariko n'izi modokari zitwara abanyeshuri ba Wisdom, by'umwihariko nyuma y'uko ababyeyi bagiye batandukanye bishimira cyangwa se nta handi hantu bajyana abanyeshuri babo kwiga atari muri ibi bigo bya Wisdom, bitewe n'uko rwose abanyeshuri baba bahakura ubwenge n'ubumenyi bwiza cyane, ndetse bunarenze ibindi bigo byose bigiye bitandukanye by'umwihariko biba bibaho. Ariyo mpamvu rero ababyeyi bagiye batandukanye bumvishe ino nkuru rwose baratungurwa, ndetse rwose abandi bifata ku myanya ntangakumiro, bitewe n'uko rwose ibyabaye rwose ni ibintu bidasanzwe, ndetse rwose byababaje abantu benshi bagiye batandukanye muri rusange. Amarira yo ni menshi cyane mu buryo budasanzwe, amarira ni menshi cyane mw'abantu mwe mu buryo budasanzwe, bitewe n'urupfu rw'abanyeshuri rwose bakomeje kugenda abagarukwaho ari benshi cyane muri rusange. Ni byinshi rero, ni byinshi byakomeje kugenda abigarukwa kuri iyi nkuru idasanzwe, nayo dukomeje kugenda tubakurikirana gatanu kuri gatanu, by'umwihariko kugira ngo turebere hamwe umubare w'abanyeshuri baje kuba bitaba Imana, ndetse rwose mu kurebera hamwe uwo mubare turaza twarimo no gukurikirana icyateye impanuka, ndetse rwose tukareba n'icyo polisi iri kubivugaho, ndetse rwose tukareba n'abanyeshuri bitabye Imana se n'abahagarariye se imiryango yabo yo ni iyihe se, imeze gute. Byose nibyo tugiye kuza kuba dukomoza mu makuru yacu ataha mu kanya gato kari imbere. Nta kindi ngusaba usibye kudakuraho urushinga, ahubwo rwose komeza kuba wakanda subscribe kugira ngo buri uko dushyize inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ubasha kuba wakibona mu hambere, ndetse nyaboneka twarushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu, by'umwihariko muri byinshi bigiye bitandukanye dutambutse ahangaha kuri KJL TV. Byose rero ngoje kubikoreka mbwire ngo andi makuru ni mu kanya gato cyane, rero nimujye kure.